Reka tubasuhuze abakunzi b'ikiganiro behind the scene nkuko musanzwe bimenyereye ni Clarisse muri kumwe akari ikiganiro kigamije kubereka iba bibera inyuma handi umuntu yavuga ko ari mu gikari rero na ahantu umuntu yavuga akorerwa ibintu byinshi tubona service nziza twagejejweho ariko rero tutazi neza ababigizemo uruhare abitanze hari ibikoresho bakoresheje hari umwanya wabo hari ibikorwa bakoze nabo ubwabo akarero cyo rero kino kiganiro cyacu ikigamije ahangaha rero turi ni kuri Biris Bistro and Bar nkuko mubibona harimo abantu bashaka kuba baratambutse bakahabona bakahanyura bakamenya izina harimo abashaka kuba baraje gufatira ifunguro hano cyangwa se icyo kunywa nabyo birashoboka cyangwa se mukaba mwaranaje mugafatira iryo funguro ariko ntimumenye umwihariko wawo. Uyu munsi rero mu kiganiro cyacu behind the scene turaza gusura iyi bistro Biris Bistro and Bar batwereke ya speciality nukuvuga ngo uwo wamwihariko ushobora no kubona uwo mwihariko warabufashe cyangwa se wakugejejeho ariko se noneho byasabye iki kugira ngo umwihariko ubashe kukugeraho. Reka rero batumara amatsiko. Reka rero twongeye tubaha ikaze mu kiganiro behind the scene nk'ibisanzwe ni Clarisse mukiri kumwe nkuko mubibona ndabyambariye nambaye imyenda yo mu gikoni tukaba twinjiye mu gikoni icya Biris Bistro and Bar bakabereye kutwereka speciality cy'umuntu yakwita yuko ari umwihariko barusha ahandi cyangwa se bahigaho abandi. Tukaba rero dusanze umutesi Sam tumusanze mu gikoni hari byo dutegura agiye kutwereka cyane cyane kuri speciality yo muri Biris Bistro and Bar. Sam, umunsi mwiza cyane w'abatetsi. Umunsi mwiza namwe. Banyita Sam, Chef Sam. Nabangiye kubereka uburyo bateka tilapia file in Mediterranean style. Icyo bisaba rero no kufite tilapia yawe. Iyi ngiyi kufite tilapia yawe. Ukaba uyifite ukafite panu gura byumva icyo bisaba nyine no guteka. Ufite tilapia file, ufite marination zayo. Ugomba kuba ufite umunyu. Munyu, pepper, ukaba ufite garlic, ukaba ufite rosemary, garlic, iyi ni garlic tungurusumu, ibrandings, iseye, ukaba ufite na rosemary, iyi nayo ni rosemary iseye, ngo ni romari, ukaba ufite mu buryo bwo kongera uburyohe. Sigaho umunyu mbere na mbere, amara guteraho umunyu, ukaba ufite pepper hafi aho. Amara gushyiraho pepper ugashyiraho akagarike gakeya cyane kubera ko muri marination hano n'ubundi iyo tugiye kwisya dushyiramo akagarike na olive oil then ugasigaho rosemary amara gusigaho rosemary ubu ngubu tilapia yawe ibiriho ibirungo byose hanyuma kuyiteka ufite ipanu nabyo ubwo turabibereka hari ku mashyiga ubu ufite ipanu iriho olive oil iriho ibitunguru iriho n'inyanya ugakoresha hano hari ikirahure cya white wine ushira ku iyo pani iriho garlic ibitunguru n'umunyu na garlic kugira ngo niyo style yo gukoresha Mediterranean style niyo white wine white hanyuma ikindi ugomba gushyiramo black olives nazo zituma ari flavor izamukamo nubwo bwoko bwa tilapia dushaka gukora. Iyi tilapia rero ikaza kujyana n'imizuzu kugira ngo ibi twamaze kubibona na tilapia yacu dushatse twajya ku mashyiga. Ese tilapia imaze kuyisigaho urakomeza ugategereza cyangwa ukatwereka ibindi nuko nayisenge wituteka nta kibazo ndumva twajya ku mashyiga tukajya guteka tilapia. Icyo dukora ni ya mizuzu biri bujyane turabanza tuyishyire mu mavuta kugira ngo bize guhira rimwe turabashyize ahangaha then icyo bisaba ahangaha ni ya tilapia tugiye guteka ushyiraho olive oil ize kuba imeze neza ushyiraho ibitunguru gutya ugapima amara gushyiraho udutunguru ukarindiraho gakeya tugasa nkaho duhindura ibara aho gakeya. Ibi ni bya bintu byose bijyamo hajyamo black olives, onion, tomato, onion, akabata nako gatuma ibintu bigenda neza. Amara gushyiramo gutya onion gashyiramo na butter amara gushyiraho butter kareka ikameritinga yamara kumeritinga gutya ugafata akawayini
ese ushobora no gukoresha wine itukura cyangwa buri gihe n'umweru? Na red wine wayikoresha nta kibazo. Ariko ubwo yo ihindura n'ibara. Ihindura n'ibara. Wambo yamara gushyira byamara kumeritinga gutya. Urumva urabona hasa nkaho hajemo agasosi, ugashyiramo akagarike. Garike no mu rugo ngira ngo ukunda kuyitekesha, ni nziza cyane. Mara gushyiramo akagarike, ugashyiramo ka white wine, ugenda ushyiramo gake gake. Ubu ni aka white wine dushyizemo. Ni ukubera ka wine, ariko urumva agafureva ko gahise kazamuka. Iyo kazamutse gutya, ushyiramo ya tirapiya yawe. Wamara gushyiramo inyanya gutya, habanza inyanya. Wamara gushyiramo inyanya zo urabizi ko ziba zoroshye, n'ubundi biraza gushyana. Ugashyiramo black olives. Black olives nazo zituma flavor ihinduka. Wamara kugira gutya, ugaterekamo tirapiya yawe gutya. Ni Mediterranean style. Iyo ushatse tirapiya urabizi ko iryo ushatse urayigiriringa, ushatse uyigira gutya, ushatse urayitogosa, ushatse uyikorera buri kimwe. Yes, nta kibazo. Niyo nk'umuntu utanywa wine n'umuri urabona ko tuyifite kuri menu. Utanywa wine aravuga ati ntago nikeneye mukoreshe ibisanzwe. Niyo utayishyiramo nta kibazo, gusa wine nyine hari flavor yindi ihinduka. Urabona ko ifi isa nkaho agasosi kadahagije, ongeramo ka wine. Ni ukuvuga ngo ugenda ufunguza ya wine. Wamara gushyiramo wine yawe, ikora wongeramo akunyu, kubera ko kandi twashyizeho kuri marination ntabwo aba gahagije, kubera ko twashyizemo wine, ibitunguru, munyu uragabanuka. Ukikora wongeramo akunyu n'agapepa nayo ni nziza. Urabona ko itangiye gutogota, urayitegereza. Ifi ntabwo buri gihe ushya kuyiteka, iminota ingahe irabihiye. Ukomeje kuzunguza gutya, ukamenye ko ikintu cyose ushaka ko gitogota upfundikira. Uyu ugize gutya, ubu ngubu turapfundikira nisa nkaho imaze gutogotaho gatoya. Turagira ngo umwuka wa wine utaba mwinshi cyane, bigasa nk'abarimo akantu gatukura. Iyo urangije urapfundikira. Ikurikiyeho, ubu ifi yacu urabona ko yabonetse. Ubu ngubu yabize, yanahiye. Ngira ngo flavor urayumva, ubu ngubu yahiye. Yes, ni umwihariko. Yes, tilapia in Mediterranean style. Yes, ubu ngubu turagira ngo tubahe mu testing kuri ya fi yacu uburyo imeze. Kugira ngo babanze kumva agasosi. Mere ku gasosi. Agasosi. Ikintu mbashe kumvamo ni ukuvuga ngo bya birungo byose, sinzi niba umuntu yabyitaye ko ari ibirungo, uracyumva bigifite flavor. Ni ukuvuga ngo nta na kimwe cyahwanye. Igomba kuzamo kubera ko idateka iminota myinshi. Flavor iragaruka. Black olives byose. Aha nafata ku ifi noneho nkumva uburyo yo yahiyemo. Iraryoshye cyane, ariko iroroshye. Ikindi ntiyumye n'imbere, urumva iri soft. Ni ukuvuga ngo bwa buryo bwose uko akunda wagiye uyitekamo itandukanye cyane n'ifi wenda umuntu acishe mu mavuta. Yes, biba bitandukanye. Ingibi bisa nkaho harimo butter, harimo black olives, harimo white wine. Ibyo byose bituma ku mpande idashira ndetse n'imbere ikomeza ikaba soft. Reka rero dushimire cyane chef Sam, akaba rero amaze kutwereka specialite cyangwa se umwihariko. Ni ukuvuga ngo n'ubutaha n'uzaza uzakomande ibi biribwa. Urakoze cyane Sam, kandi tukwifuriza umunsi mwiza cyane w'abatetsi. Murakoze cyane.